Yesu ashimwe. Dore ibintu bitanu ugomba kujya ukora buri munsi uko bukeye, ugatekereza uburyo bwo kubikora. Icya mbere ni ugusenga. Icyo ni icya mbere ugomba kujya utekerezaho buri munsi. Icya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Icya gatatu ni ukwiga ikintu gishya. Ugomba kujya umenya ko wize ikintu gishya buri munsi. Ikintu cya kane ni ukubera abandi umugisha. Ukamenya ko ubereye abandi umugisha buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ukabigenzura. Hanyuma icya gatanu ni ugutekereza ku iterambere ryawe. Ugomba kujya ufata umwanya wawe ukitekerezaho, ukitindaho, ugatekereza ko mu isi hari ikintu usabwa gukora. Imana itugirire neza. Reka dusome aya magambo dusanga muri Zaburi y'128, dusoma duhereye ku murongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho, niwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze gusenga usanga abantu benshi bavuga ko babikora, ariko ugasanga babikora mu buryo butari bwo, kuko abantu benshi burya basengeshwa n'ubwoba, bagasengeshwa n'agahinda, ntukabona hari ibintu bitagenda. Buriya iyo ushaka gusenga neza hari ikintu ugomba gukora. Ugomba kwirengagiza ibikuvugwaho, ugomba kwirengagiza ibikuzengurutse, ahubwo ugasengera iki? Ugasenga ureba hakurya yabyo, y'ibyo ngibyo ubona, kuko buriya kugira ngo ubashe kwakira ibintu binini bisaba ko nawe uba munini mu bitekerezo. Iyo amaso yawe akomeza areba ibintu biri hafi, ibibazo byanjye, abanzi banjye, ibyo ngibyo ntabwo ushobora gutera imbere. Ugomba kujya ureba kure y'urwango, kure y'intambara, kure y'ibitera abantu kugabaho, ahubwo wajya gusenga ukajya ubwira Imana ngo nta gukora ibyo wahaye umugisha, shyigikira abana nanjye, ukamera nk'umuntu wirengagije ibyo ngibyo bikugose. Kuko iyo utinze usengera ibyifuzo ufite by'uwo munsi, ubaho uko bwije n'uko bukeye gusa. Ntabwo ugomba kubaho mu byifuzo, ugomba kubaho mu kwizera. Ahubwo ugahorana kwizera kuvuga ngo hari igihe ubuzima bwanjye buzahinduka, hari igihe nzagira aho ngera. Akaba aricyo kintu utekereza mu mutima wawe, ukagishyiraho umutima. Gusenga biratungisha. Tujya tubwira abantu gusenga bakabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko amasengesho agira imbaraga. Ahubwo ikibazo ni uburyo dusenga nabi, kuko gusenga kwacu igihe cyose gushingiye ku biri kuba ako kanya. Kuko fiyanse wawe muri iyo minsi atagufashe neza, kuko ku kazi batakubwira neza, kuko umaze iminsi wumva urwaye malariya cyangwa umutwe,